buriya understanding yacu ku bantu baba badukurikirana nabireshya ushobora kuvuga ikintu akumva icyo utavuze reka bivuge muri ubu buryo kwibeshya kwa mbere kubaho ni ukwibeshya kuko uko ibintu bimeze uyu munsi ariko bizahora bimeze nejo uko ni ukwibeshya kwa mbere kubaho mu yandi magambo umuntu udatekereza impinduka aba yibeshya mu mitekerereze yenda umuntu rero uhora utekereza ko umunsi ku munsi hagomba kubaho impinduka mu isi icya kabiri kubijyanye n'ikoranabuhanga nge ntabwo nize kera ku buryo ntabonaga ko ikoranabuhanga rihari kuko ngewe niga n'ikoranabuhanga hari amafakatizi yo mu ikoranabuhanga ikoranabuhanga ngewe narabibonaga ko umunsi ku munsi rikura umunsi ku munsi rikura hahandi ugera muri system ikakunanira kubera ko hari ibintu utazi hari amasoftware utazi gukoresha kuko ibyo nabivuze ngendeye ku mabanki kuko nk'amabanki menshi uyu munsi arakoresha abantu bize bari muri domaine zanyu cyangwa bari mu icyo kisata mwizemo ariko nujya kureba uratangira kwibaza ngo niba hagiye gutangira gukoreshwa amafaranga cyane ikoranabuhanga ariko mwabyemera niko bizaba ese utekereza ko babakashi yaba abantu bose bakoraga transaction n'ibiki batazagabanuka oya bazagabanuka ariko ubundi nubwo ari n'imitekerereze myiza utekereza ko muri iki kinyejana tugezemo ntabwo ari igitekerezo cyiza gutekereza ko ushaka kuzakorera ikigo imyaka 30 ntabwo ari igitekerezo cyiza gukorera ikigo imyaka 30 ubundi ku cyumba ushobora gukorera banki imyaka ingana so kuba utekereza ko iyo banki winjiyemo uzayisohokamo ari uko ifunze cyangwa upfuye ubuzima bwawe muri banki ubuzima bwawe umeze nk'aho wabugurishije muri banki nacyo si igitekerezo cyiza umuntu wese mu kazi akora kimwe n'abo babanki nyine b'abakashi ya system izahindukiraho ukwiriye kuba uri umuntu wicaye mu kazi ariko uzi ngo nshaka kuba ndi ubundi kutabasha kumenya uwo ushaka kuba we nicyo kintu gituma ejo mu gitondo bakwirukana mu kazi ukabura buryo niba ubonye opportunity ibyo risese buriya zarageraga urumva watinze kumenya payi igihe natinze kubimenya cyangwa nawe mbere warabyumvisha urabikwepa ahubwo ngewe uzi ikintu kiri kuntangaza natangajwe n'ukuntu abantu bose bari babizi ari njye utabizi njyenyine nibajije byaberagayo cyokora icyo namenye sinkiteho singiha attention ni bitcoin kubera bitcoin nayimenye 2021 2021 nayumvanye umukozi nari mfite umukozi wo mu rugo niwe nayumvanye ngiye kubera ko ndi umuntu ubuciringa n'abantu bangiye nawe twaraganiraga arangata ariko ati hari ikintu cyitwa bitcoin ayo makuru nkanayumva abantu bayavuga gutyo wasanga impamvu utabyemeraga atari impamvu y'impuguke zidashaka kumenya ibintu cyari icyo kibazo nari mfite akazi ka stressinga cyane ku buryo attention yo gutekereza ku bindi bintu ntayibonaga noneho umwanya wo nakabaye nicara ngo menye ngo ibyo bintu byitwa bitcoin ni ibiki mbyigeho ntabwo nari mufite ariko numva arabivuga arabinganiriza urumva ambwira ngo ukuntu bibyara amafaranga ngewe ijambo namubwiye nk'umuntu ugerageza kujya kuri internet nkarebaho utuntu dukeya naramubwiye ntariko ibyo bintu ndabyumva bishobora kuba bifite umurongo muzima urumva ndamubwira niba uko nguko urimo kubivuga ariko biri bikomeze wowe ubikore nta kibazo ngewe rero ntabwo nari mfite time yo kubifokasingaho yo kubishaka kumenya ngo ni ibiki cyane ko nibwo ibintu by'amakoyini byari bikiza abantu benshi babivugagaho ibintu bitandukanye babihuza na pyramid network babihuza n'ibindi bintu byabaga byarambuye abantu mu mujyi noneho wakurikiraho umuruho abanyarwanda tuba twararushye kuko twabaye mu bukene bw'igihe kirekire umuntu yatekereza ko icyo yagezeho cyose yishyura kuya agatekereza ati ibintu s'ubwo wowe byapfa kugukiza gutyo gusa bibaho ngo ni iby'ubuntu ibyo bintu by'ubuntu babyita ibintu ngo kuki ngo mukunda amafaranga y'ubuntu ngo n'ay'ubuntu ubundi ku rundi ruhande ugatekereza ko ari urusimbi rumva kandi koko ni n'urusimbi ariko
ni urusimbi rwiza wenda rudakora ibyaha. hakaba rurakora hari ibigo njye mbona hano bizakora nk'urusimbira za betingi ntizikora hano. Buriya rero ibintu by'urusimbi ahubwo kibyo leta itabifunga ubwo biyifitiye inyungu. Ibi bya payi nibyo bitabifitiye inyungu. No, ashobora kuba ari uburyo bwo kubibyaza inyungu butarubakwa. Erega buriya ibintu byose bigufitiye inyungu hari igihe utaba ufite ubushobozi bwo kubibyaza inyungu. Umbwije ukuri ntuguke ntabwo mwamwoye. No, ntuzavuge ngo ikintu cyose umuntu yaketse kuko kitamufitiye inyungu. Hari igihe aba adafite ubushobozi bwo kukibyaza inyungu ako kanya, kandi koko twese turabizi. Kuvuga ngo niba ruriya rusimbi rufite ukuntu rubyarira inyungu leta, nuko bicaye bakabyigaho bakareba ukuntu barubyaza inyungu, bakarushyiriraho amategeko n'amabwiriza rugenga. ariko rutuma abantu bahomba. Nta muntu waje kumpa ikiganiro ambwira ko betting yatumye agurisha inzu ye. Na n'uyu munsi abantu bahomba ibintu byinshi. Abantu bahomba ibintu byinshi bitandukanye kubera ibintu nk'ibyo umuntu hari noneho ngenzi umuntu wahombye amafaranga menshi cyane amera nk'umusazi. Ayahombejwe n'iki? Abatekamutwe baramubeshye ngo bamujyanye muri business yo gucuruza amabuye y'agaciro. Ibyo bintu n'ubizwa byahombeje abantu benshi bakagurisha n'imitungo. So nukuvuga ngo hagiye habaho scams nyinshi zituma abantu barwara ihahamuka. So ku buryo niyo ugiye kwinjira mu kintu nk'icyo ufata nk'urusimbi bisaba kubanza kwitonda ukabanza ukamenya icyo ari cyo. Ntabwo ari ugupfa guhubuka ngo ujye mu kintu icyo ari cyo cyose. Waje kubimenya se nawe birangiye. So ibyo bintu bya Bitcoin rero narabishatse mu mutima wanjye, nshaka kuba nakwicara ngafata computer ngamenya Bitcoin icyo ari cyo. Ariko munsi bivugwa ko abantu benshi bafite amafaranga ko bize business, sinuko bize icunga mutungo, reka nkoresha ikinyarwanda, wenda nk'ibi mwize ndibuze no kukigaruka wenda nsoza. Noneho bivugwa ko abantu batunze amafaranga rero usanga bataranize, rimwe na usanga batarize. So bikarangira ahubwo aribo abantu bagiye kuyobora abandi bagize bate bize. Ugasanga umuntu ari gucunga umutungo ariko atashatse. Kuki atize gushaka umutungo akaza kuwucunga? Bizarangira aho dutarize amusujuguje iki? Amafaranga. Ese namahirwe yuko ubona amafaranga, namahirwe yuko yakoze business nyine agahirwa bigakunda. Kuko ari nabo usanga hamwe mwagize amahirwe yo kwiga bafite principe zo bagiye biga mu ishuri, afati kugira ngo mbone seta nshobora gukoreramo ibintu nibi ndagendera kuri factors nizi. Sikoze bigenda abati kugira ngo business yanjye ikore akajya mu bitabo. So ukajya uwo muntu azadindira kuruta wa muntu watekereje kwikorera utuntu bikarangira anamuyoboye abaye boss. Iyi movement nta bibazo iteza ku bantu bakora business n'abazi business. Ibintu uvuze nibyo kandi ni nako kuri, ariko buri ikintu cya mbere nakubwira no kwinyuguti ziremera. Inyuguti ziraremera. Okay. Inyuguti ziraremera. Okay, ku giti cyanjye mbona abantu benshi bakora business bakaba successful batarize, mbabona nk'abanyabwenge cyangwa mbabona nk'abahanga. Uriya muntu iyo aza kuba yarize akaba yarabanje kwiga ibintu akora mbere yuko abikora, yajyaga no kuvumbura, yajyaga kuba ageze kure cyane. Ubwenge ni iki se? Utekereza ko ubwenge ari iki? Ubwenge ntabwo ari ukukubwira, ntabwo ari ukuza ngafata note ngakwereka teori y'ibintu uko bikorwa, mbese ngakwereka inzira. Ubwenge ntabwo ari ukukubwira ngo uzaca aha ugere hariya, hanyuma nawe ukabifata mu mutwe warangiza ugatekereza ko ari ubwenge. Ntabwo ubwo ari bwo bwenge. Ubusa ubwenge buri mu kukubaza ikintu bakubwiye ukagisubiramo n'ubuhe bwenge. Barakikubwiye kugisubira. Ngewe ikintu narakikubwiye. Kuba nakikubajije ukambwira ko ukibuka, ibyo nibyo bisobanuye ko ari ubwenge se? Ahubwo ubwenge ahubwo ubwenge no kugitekereza. Kuko ibi twiga hari ababitekereje.
hari abantu bagize ubwenge bwo kumenya uko bikorwa, barangije bareba abatabizi badafite ubwo bwenge babishyira hanze barabibigisha, hanyuma nabo barabyiga. Cyokoze rimwe na rimwe kubera arrogance cyangwa se kwishyira hejuru, ugasanga umuntu aratekereza ko afite ubwenge kubaza ibyo bintu, ariko umuntu ufite ubwenge n'uwabitekereje wabishyize hanze ngo ubyige. Wowe kuba waramenye ibyo bakubwiye ni nk'uko umuntu afata inkuru mu mutwe nta gitangaza kirimo. wariganye ntabwo ari ikibazo cyo kwigana, bakubwiye inkuru, izo nkuru urazumva uzifata mu mutwe, wamenye ibintu abantu gusa wayoberwa inzira kugeza mu mujyi iko. Impamvu nyine nuko wayiciyemo yize. Inzira barayikoze urahazi, uzi kujya mu mujyi, ariko ntabwo ari wowe wakoze pura y'umujyi, ntabwo ari wowe watekereje ko inzira ijya mu mujyi igomba guca aha. Hari umuntu wicaye akora igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali, uwo niwe munyabwenge kuko yaranatekereje ashushanya Kigali abona uko. Nibutsa abantu badukurikira, dufite serivisi zigiye zitandukanye. Harimo serivisi zo kugura ibikoresho bya okaziyo, amateleviziyo, ibitanda, intebe, amafirigo, ibyuma bya elegitoronike. Uramutse ukennye, wumva ukeneye udufaranga, uze guhamagara 0788 34 71 97. Hanyuma icyo tuza kugufasha twebwe ni uko tuza kuba tukurangira, ukazana igikoresho cyawe tukakwishura, hanyuma ukatugurisha ibyo bikoresho. Abakeneye gukoresha amafirigo, amateleviziyo, amakwiziniya n'ibyuma bya elegitoronike cyane cyane byo mu rugo, ndetse na computer birumvikana, na kamera z'umutekano turazestara, uze kuduhamagara kuri iyo nimero hanyuma tugufashe. Bakunzi b'Ihumure TV, mwaramutse, gitondo cyiza, mugoroba mwiza cyangwa igicamunsi cyiza, birumvikana biragendana n'amasaha muherereyeho. Nge Ndikuzo Emmy, ndi ku Ihumure TV. Hanyuma mpawe umugisha wo kuba ndi kumwe namwe, ntabwo ndi njyenyine, ndi kumwe na Foib. Ntabwo twari kumwe gusa ubushizera ndabyibuka. Abantu muri commentaire barangira bati uzamugarure no kuri kw'Imana. Hanyuma usibye no kumugarura, hari abatanze inkwano muri payi, hari abanyandikiye bati rwose waduhaye nimero za Foib, ngira ngo hari n'abakwemereye payi. Warabona migration se ngo bahe rwose bazimpereza. Wabonye migration? Ubu wallet yawe ni sawa. Okay, uri buze kumpa wallet yawe nibyo, ariko gishyire mu kiganiro kugira ngo wakwemereye payi. Yes, hanyuma rero ngira umugisha wo kubana nayo muri iki kiganiro, munyemereye mwakire. Karibu. Murakoze cyane. Abakuzi, abatakuzi, abatanzi kandi abantu bashyashya ku Ihumure. Nitwa Kembabazi. Yitwa Kembabazi, umukobwa. Ako kandi ni ngombwa ko umuntu akavuga. Ariko ngenda kakuvugiye, wanze kukavuga ngenda kakuvugiye. Hanyuma n'umukobwa ushima Imana. Yes. Sibyo? Okay. Arantu rero bakubonye ari ubwa mbere, ntabwo twari kumwe ubushize. Ndabibutsa ko twabanye mu biganiro bigaruka ku bukungu cyane, ndetse nzi ko neza ari byo wize, ariko hari akantu wavuze, niba wakavuze, niba ngatekereje ndakijijwe, wakavuze cyane njye ugiye kukavuga. Narakavuze, ndakijijwe umukristo. Yes, n'umukristo arakijijwe. Hanyuma uyu munsi rero nabwo ntago nza kumutindana. Urumva nyamwari no kumufata neza, ntago ari bamusaho baza bakamara amasaha yose babwira abantu, babwiriza abantu. Kugira ngo hano ho ndi buze kwihutisha kugira ngo ntaza kugutindana. Umwari ntago bamutinza kugira ngo agere mu rugo butarira. Yes, reka mpere kuri iki. Kubera iki wahisemo finance? Mbikosora, ubushize nabivuze nabi. Kuki wahisemo ubukungu? Ubusanzwe finance barizwa muri department ya business studies, cyangwa se mu masomo ajyanye n'ubucuruzi. So muri ayo masomo ajyanye n'ubucuruzi habamo faculties nyinshi cyangwa se amashami menshi. Impamvu rero igihe nahisemo irya finance nuko ntabwo numvaga ari ubucuruzi gusa, numvaga nshaka kujya muri business administration, kuko
muri finance haba harimo na administration so numvaga nshaka ko biva mu ntekerezo hari ibintu byinshi cyane biba biri mu ntekerezo z'umuntu aba ateganya kuzakora ariko igihe kiba kitaragera ubu kibifite mu mutwe so kubera ko nateganyaga ko ibintu mfite mu mutwe nshaka kuzabyimura nkabishyira ku isi numvaga nshaka kwinjira muri finance kugira ngo menye ibintu bya planning management byose niyo mpamvu winjiyemo iyo nkurebye se nkubonamo business cyane business yigendera n'ubundi ntago nzi icyo mbonamo ariko kuko ibintu umuntu ufite ubushobozi bwabyo ariko nanone nkibaza ibi bintu nyine usa nabyo uri byo wakora business yes mu by'ukuri njye ntabwo ndi ikintu kimwe yego ndi ibintu byinshi kuko uko umuntu atekereza niko ari so ugiye kundebera muri position mfite waba umfobeje kuko position runaka naba mfite cyangwa title y'akazi runaka aho naba nkora yaba ari ntoya cyane ugereranyije n'ibintu biri mu mutwe wanjye yes so rero jewe no buri gato ariko harimo ibintu byinshi yes ntekereza ko ndi umuntu munini kandi mu bintu binini mfite haba harimo n'imishinga so buriya rero buri mushinga wose ubaho uba ufite aho uhuriye na business it's already business ntabwo ari ukugenda ukarangura inyanya ukazigurisha hariya cyangwa ikindi cyose washobora gucuruza ahubwo business no gutekereza ibintu binini cyane so muri ibyo rero ndi umunyamishinga ntekereza imishinga minini yagutse ya ku mwana w'umukobwa ukiri muto uri gutekereza ibintu byose byagutse byari inzozi zawe zari inzozi zanjye ariko zari inzozi zanjye kuba umuntu munini ntabwo navuga ko zari inzozi zanjye gukora business ariko kuva ndi umwana mutoya nari umuntu w'imishinga nari umuntu uri nakundaga politiki kabisa ngiye politiki nzi n'imituweli gusa actually nta nubwo byari ukwikunda gusa ahubwo numvaga ariko ndemye numvaga iri mu bingize kubera iki iyo ndimo kuvuga politiki ntabwo mba ndimo kuvuga kuba minisita gusa ntabwo mba ndimo kuvuga kugira inzego runaka uhagararira z'ubuyobozi ahubwo mba ndimo kuvuga icyo nakwita leadership cyangwa ubuyobozi buriya nta buyobozi butagira politiki ntabwo bibaho ibyo waba uyobora byose ugomba kugira politiki buriya mu byo bintu ugomba kugira politiki mu byo ukora kubera ko nari mfitemo ako kantu n'iki rimwe na rimwe ntitukavuge ngo umuntu ngo numvaga muri njyewe ndi umuyobozi cyangwa nshaka kuba umuyobozi cyangwa nshaka numva bimwe mu bingize ngo utekereze ko byari uko mbirarikiye cyane cyangwa ari icyubahiro ntabwo ari uko bimeze ahubwo buriya impano nubwo itagira umuntu uyiterura ngo ayikuze impano irusha umuntu imbaraga nari mfite umutima wagutse wo gukunda abantu bimwe mu bintu byanteraga kumva naba umuyobozi bwa mbere nuko iyo nabonaga umuturage utarimo kurenganurwa nkabona hari ahantu yabaye sitaka numvaga mbaye ndi umuyobozi namufasha so nkagira ikibazo rero cy'uko ako kanya ntari umuyobozi ariko nkavuga nti nimba umuyobozi aba bantu n'aba bari sitaka hano cyangwa se bafite ibibazo bitandukanye ngewe nzabafasha so yari passion yo kwifuza sosiyete imeze neza kwifuza community ifite ubutabera kwifuza imibereho myiza y'abantu so reka mbivuge muri ubwo buryo bamwe mu bantu banzi ndi umuntu wifuza kubona abantu bameze neza ndi umuntu wakora icyo ari cyo cyose abantu bari muri community yanjye bakamera neza nibyo nkunda nibyo nifuza kubona abantu bafite urwego rumwe bavaho bakageraho
urumva ntabwo nari umuntu wanjye njyenyine nari umuntu wumva nshobora gutekerereza abandi. Noneho rimwe higeze kuba ikibazo cy'abaturage nyine twari duhuriye ahantu muri serivisi z'ubuyobozi twasabaga ntibyagenda neza ntibaduha serivisi mukwiriye. Yego mbona abantu b'abakecuru barira bafite agahinda ndababara mpita numva nta kindi kintu nzakora, nzagerageza uko nshoboye nkazakora nko muri local government just because kugira ngo mbone uko nkorera muri societe mu baturage, guhuza n'abaturage. nge icyo nkunda cyane ni ikimpuza n'abaturage, ni ukwibona muri position ishobora kuba yabasha gufasha umuturage uri hasi. So nicyo nkunda kurusha ibindi, niyo mpamvu mvuga ngo nakundaga politiki, ariko it's not about politics, it's just leadership. Ndabyumvishe neza, uranasubiza ibibazo byanjye neza nkumva mbaye satisfied. Ngira ngo uyu munsi turi kumwe umaze kwisanga muri iki kintu nakwita business, hari akantu waje kuvuga ngo ndi umukristo cyangwa ndakijijwe. Ni wowe wabihisemo, yarakugwiriye, hari impamvu runaka yabaye? Yego, ninjye wabihisemo. Wari umaze kumenya ubwenge? Yego. I was in semester. Nari mu wa gatatu secondaire. Ubyinjiramo? Yego. Hari urugamba wahuriyemo narwo rushobora kukubuza inzozi zawe ifene kugeza uyu munsi? Harimo buriya iyo umuntu akijijwe ahura n'ibintu byinshi, ahura na challenges nyinshi zishobora gutuma rimwe na rimwe ushobora gusanga ava mu nzira yari arimo akaba yajya mu bindi, akabona ko iyo nzira irimo kumugora. Si no kuvuga ku bya business gusa, no mu buzima busanzwe hari ibintu byinshi binaniza abantu b'abakristo, ariko byose uko byaba bimeze kose ntekereza ko rimwe na rimwe wari ukudasobanukirwa ibintu. Ngira ngo njyewe iyo turi kumwe muri iyi minsi ntegura ibiganiro bya business, abantu benshi nyine bazi ko twagiraga ubuhamya, abaza bakabwiriza ijambo ry'Imana, bene izo nkuru arizo bamaze kumva cyane. Ariko nza kwitegereza nsanga ikintu kimwe cyanankomereye, ariko nshaka uyu munsi tuza kwinjiramo nyirizina. Aba bantu benshi babwirizaga ubutumwa, abantu benshi bahinduraga abantu, ko ngiye mbivuga ndavuga ku rwego, ndavuga ku ruhare rw'abapasiteri, wasangaga babwira abantu mu gutinda mu mwuka, kuko ngo Yesu yaravuze ngo ntimugakunde impiya. Ndavuga nti Yesu umubonye namubaza, yaragambiriye kubwira ngo ntitugakunda amafaranga, kuko utudakunda amafaranga turi i Kigali uyu munsi, no kwihagarika no kwishyura, bize kuvuga no kwishyura, kunywa no kwishyura, kurya no kwishyura, like twavuze dusanga ibintu byose no kwishyura. None iyo pasiteri aje yumvisha umuntu ko adakwiriye gushyira umutima ku mafaranga, kandi mu kanya kamukeneramo ituro n'icyacumi, noneho ibirenze n'ibyo ufite agafaranga mu rusengero akaba ari we wubahwa, icyo cyanditswe mu soma cyo muri nicyo muri Matayo uri buze kudufasha wowe ufite na Bible. Ndashaka kumenya kuko ndi kukubwira impamvu ninjiye muri ibi biganiro bya business. Nifuzaga ko umuntu akungahara mu mwuka no mu mubiri. Niyo mpamvu ntafata umuntu mbonye wese uwari wese ngo nuko azi ubukungu adafite ijambo ry'Imana muri we ngo nze nyine ngo mwakire ngo abwire abantu. Ndashaka wa muntu wamenye ijambo ry'Imana akajya mu gakiza abihisemo, akajya muri Isilamu yabihisemo, akajya mu idini rye ryose yabihisemo, ariko noneho ku bijyanye n'ubuzima bwa buri munsi akaba ari umuhanga muri business kugira ngo asobanurire abantu. So niyo mpamvu nari nkubwiye nti impamvu y'iki kiganiro iyi yari iki. Ndashaka kumenya kubera icyo abakristo benshi bisanga mu bukene, cyangwa bagafata ukennye nk'aho ari uvugana n'Imana kuruta umukire ufite amafaranga. Harimo impamvu nyinshi, ariko hari iz'ingenzi ndibuvugeho, kuko ntabwo nshaka kuvuga kuri side imwe kugira ngo abantu badahera mu rujijo. Icya mbere, kuba abantu barasengaga bakayoborwa n'umwuka gusa
ntabwo cyari ikintu kibi urumva ariko ibihari uyu munsi urimo kumbaza by'uko umuntu uvugana n'Imana ari umukeneye bitandukanye n'uwo mwuka wera abambere bari bafite kubera ko ikimenyetso cya mbere kigaragaza umwuka wera ahantu ari umwuka wera atanga ubwenge kandi umwuka wera acyaha amakosa urumva mbere buriya nubwo bayoborwaga n'umwuka harimo n'abantu babaga barihaye Imana mu buryo bwuzuye ariko buriya umwuka wera yari yarabahaye urukundo barakundanaga ku buryo ukize muri bo yashoboraga gufasha abakinnyi ntibaburare mu yandi magambo bari bafite urukundo ku buryo umuntu yabonaga mwene se nk'umuvandimwe we hari inkuru njya numva ku babyeyi bacu yuko abakristo bakoranaga imibyizi bamwe bakajya guhingira abandi ntacyo bari bubishyure uyu munsi bagapanga bakavuga turagiye guhinga kwa Ikuzo ejo bakazaza guhinga iwanjye bagafatanya muri byose bagasangira muri byose urwo rwari urukundo icyo ngicyo ubwacyo ni ikimenyetso cy'uko umwuka wera yari ahari ariko uyu munsi tuvuga iby'uyu munsi niba uyu munsi njyewe ngenda nkajya hariya nkakora umwuga wo gusenga no guhanurira abantu abandi bakajya gukorera amafaranga noneho bakayazana mu rusengero ubwo bo ntibari busenge kuko ndabasengera sibyo noneho banzanira amafaranga nanjye mbahanurira sibyo cyangwa mbasabira imigisha ibyo ngibyo ku giti cyanjye nabifata nk'umwuka mubi wateye itorero kubera ikintu kiri buze kubaho ba bantu nibo bari buze kuba bagutunze niyo koko waba ufite impano y'umwuka wera byaguforusa kubahanurira ibyo bashaka kuko nibo bagutunze nubahanurira ibibi nabyo baguha icyo ni kimwe icya kabiri gufata abantu bafite amafaranga ariko akaba ari gushyira imbere kubera amafaranga yabo byose biva biterwa nuko ntacyo uba ufite ukuraho ubushobozi biterwa nuko uba utabasha gukora biterwa nuko uba udafite ikigutunga ariko koko niba uri umukozi w'Imana wakagombye kuba ugaragaza ko Imana ishobora kugutunga ubwabyo utiriwe utegereza ko nzava ku kazi nkaguha amafaranga uyu munsi mbaye ndi umushumba nkaba mfite itorero nkaba mfite umukirisitu runaka ungaburira uwo mukirisitu ibyo yakora byose mu itorero nta bushobozi bwo kumuhagarika naba mfite kubera iki niwe wabungize ibyo rero ntabwo mbyita umwuka wera kuko umwuka wera cyangwa Imana ubwayo ibasha gutunga umuntu yahamagaye yahaye inshingano actually nabi itahamagaye irabatunga simpamya ubu ntabwo abantu Imana itunga ari abakijijwe gusa n'abadakijijwe Imana irabatunga simpamya ko jyewe yananirwa kuntunga rero ikindi kintu rero kibaho nuko abo bantu babikora kenshi babikora mu izina ry'Imana ariko mu by'ukuri ntabwo bari Imana ndetse mbona byaranashyize igitutsi ku itorero ariko mu by'ukuri ukuri kwa nyako jyewe nemera ntabwo nemera ko abo bantu aba ari Imana iba yabahamagaye nabwo Imana yahamagara umuntu ngo noneho asigara ateze amaboko abantu nk'aho ari bo Mana ahubwo iyo Imana ihamagaye umuntu ikakubwira iti byabayeho no mu gihe cyashize kuko twebwe ibyo twizera bishingira ku byanditswe byabayeho Imana igenda ihamagara abantu batandukanye ba Yohana ba Petero ba Matayo bande bose twavugaga irabahamagara ibabwira ko basiga imirimo bakoraga ariko iyo Imana iguhamagaye muri ubwo buryo iranagutunga ntabwo wowe usaba umuntu amafaranga ntabwo birindira ko usabiriza ntabwo birindira ko usaba umuntu amafaranga ahubwo ukorera niwe uguhemba yes kandi afite ubushobozi bwinshi bwo kuguhemba kubera iki uko Imana itanga opportunity ku bantu ni nako ibwira umuntu iti iyi opportunity ifite uyu ni mwene so rega dufite abandi bakristo nabo batunze
bakagombye kuba bafite urukundo bakorana ku buryo uri hasi azamura uri hejuru. Ntabwo ari ngombwa ko umuntu arinda gusabiriza, ahubwo abakristo tugira urukundo, nicyo kintu cy'ingenzi. kugira ngo babasomere ibyanditswe, basomere ibyanditswe, bajya babasomera ibyanditswe, noneho akaba aribyo benshi bakunda kugiriramo ubwoba. hari icyanditswe numvishije nanjye bakunda gusomera abantu, kidusomere, ngira ngo kinatuma abantu bavangirwa bakiri batoya, bamwe bakangana amashuri, bakanga kujya kwiga ngo Imana yabahamagaye, urumva, abandi bakanga gukora, bakaryama aho ngaho, noneho yamara kubona yaranze kwiga, yaranze gukora, inzara imwishe, ahubwo muri we hakazamo umwuka mubi wo gushaka uburyo atekinika akabona ibiryo. Ariko ibyo byose biba byaratewe n'abantu babarera, babareresha ibyanditswe. Hari icyanditswe kiba muri Matayo ibice 24, no, ibice 6, umurongo wa 24. Avuga gute? Haravuga ngo reka tuhasome, cyangwa ngusomere ko n'abandi mbasomera, ariko wowe isomere, nibyo ndibuze gukunda. Nkunda kwisomera cyane. Umurongo wa 24 uravuga ngo ntawe ukeza abami babiri, kuko yakwanga umwe agakunda undi, ngo cyangwa yaguma kuri umwe agasuzugura undi. Noneho hakavuga ngo ntimubasha gukorera Imana n'ubutunzi. Icyo cyanditswe rero abantu bagisomera abantu babashuka. Ntibabasha gukunda Imana n'ubutunzi. Mu yandi magambo, kugira ngo ukunde Imana bisaba ko wanga ubutunzi. Ukabaho uteze. Niko baba barimo kubigisha. Ukarya ute, ukaryama ute. Umuntu ashobora kwigisha gutya bitewe n'uko adasobanukiwe ibyanditswe. Nawe akaba ari ubujiji afite. Ariko nanone impamvu ntabyemera cyane, umuntu ashobora kwigisha gutya nanone abigendereye mu nyungu ze bwite. Izihe nyungu? Ushobora kuba ushaka abaririmbyi n'urugero bazajya bahora baririmba mu iteraniro ryawe, mu rusengero rwawe. Noneho kubera ko uzi ko haba iteraniro wenda ku wa gatatu, urumva abo baririmbyi batagomba kubura ku gatuti, kandi utari buze kubahemba, ukababwira ko umurimo w'Imana uruta ibyo bagiyemo. Ukababwira ko bashatse n'ishuri barire ko uwo munsi bagasiba, cyangwa se ugashaka uburyo bigisha ukabereka ko bakwiriye guhora mu rusengero kubw'umurimo w'Imana. Kubw'umurimo w'Imana. Ko ibintu by'ubutunzi umuntu atabasha kubikurikira ngo akurikire n'Imana, ukabivuga muri iyo context ushaka kubayobya intentionally. Ari naho n'abahanuzi bamwe bayobera bakiri batoya bataramenya. Ariko nkibaza nk'ikibazo, koko niba usenga ufite umwuka wera, kuko umuntu wese ufite umwuka wera akaba uwo mwuka wera atamugira inama, atamuha ubwenge, uwo ntabwo ari umwuka wera, ni ikindi kintu yuzuye. Kuko umwuka wera aduhishurira ibintu byinshi bitandukanye mu buzima bwacu. So niba ko kuvuga ko ufite umwuka wera, umushumba akakubwira ibyo bintu ukabyizera, banza wibaze kuki abana be bari ku ishuri, kuki atazana abe yabyaye, ko nabo baze hano ku murimo w'Imana, nabo baze hanyuma bareke gukurikira iby'isi. cyangwa ugasanga ayoboye abantu bakennye kandi abana be biga Canada. Yego, ibyo byose biba bigaragaza ko yatangiye kudeviya, yavuye mu by'ijambo ry'Imana rivuga, ahubwo arimo kubikoresha nk'iturufu yo kugira ngo yigarurire abantu. Ariko mu by'ukuri ntabwo ariko kuri iki cyanditswe siko kimeze. Sinzi niba nakivugaho gato. Yego, karibu. Iki cyanditswe kiba kirimo gushaka kutwereka ko ubundi hari icyo bita spirit of mammon. Spirit of mammon. Yes. Mammon. Yes. Bishatse kuvuga umwuka. Spirit of mammon ni nk'umwuka, ni nk'umwuka wo uteza abantu kurarikira. Narigiye kuvuga kurarikira ubutunzi, ariko nibyo nabyo ni nkabyo. Mu yandi magambo, ni umwuka
uyobya abantu bagategekwa n'ubutunzi, mu yandi magambo bakayoborwa n'ubutunzi. Iyi spirit of mammon niyo kenshi uyu mwanditsi yashakaga gukomentingaho. Kubera iki? Kubera ko Imana icyo ishaka kutwigarurira twese n'intekerezo zacu. Ikatwigarurira gute? Ntabwo itwigarurira ngo tugende twirirwe twicaye mu rusengero, ahubwo nuko ishaka ko imitekerereze yacu itekereza ko icyo tugeraho cyose kigomba kuba kivuye mu biganza by'Imana. Mu yandi magambo, icyo twakoze kikagenda neza ari Imana yaduhaye ubwenge bwo kugikora kugira ngo kigende neza, kibyare n'umusaruro. Kuko uyu munsi iyo uhagaze ahanga, iyo ubyutse mu gitondo ukagenda gucuruza, ni urugero, ntabwo uba ubizi yuko uri bugereyo, ntubuzi ko ibyo uri bucuruze bari bubigure, urumva? So kubera ko Imana rero iyo iba ishaka ko ibintu byose tubitekerereza muri yo, niko navuga, muri yo, yego, tukamenya ko Imana, mu yandi magambo, intekerezo zacu ntabwo zikwiriye kujya kure y'Imana. Yego, kuko buriya kurarikira ubutunzi, usibye no kuba ari umwuka mubi ushobora gutuma uteshuka ku Mana, ahubwo bishobora no kuguteza ikibazo. Niho havamo abantu bakora amakosa gute? Uzasanga umuntu ashobora kwica mugenzi we kugira ngo atware ubutunzi bwe. Benshi barabikora. Yes, abantu benshi mu buroko ari byo bazira. Even na za ruswa, niho hashobora kubona wari ukwiriye guha umuntu serivisi ya nyayo, warangizwa ngo ntabwo nyiguha ntacyo mpaye. So kubera ko Imana igizwe n'ubutabera, kubera ko Imana ishaka ko abantu batajya mu byaha, niyo mpamvu bishaka ko intekerezo zabo zitarenga gukunda ubutunzi zikagera aho zishora abantu mu byaha kubera ubutunzi. Mu yandi magambo, ukayoborwa n'intuza. Reka mvuge kuri uyu mugabo Matayo. Uyu mugabo Matayo wanditse ibi bintu, akavuga ngo ntiwakurikira Imana ngo ukurikire n'ubutunzi. Icyo yavugaga, Bibiliya y'Icyongereza, ngira ngo kereka ngisomye muri Bibiliya y'Icyongereza nibwo twabyumva neza. Haravuga ngo Jesus said no one can serve two masters. Bakoresha ijambo masters, urumva? So iyo barimo kuvuga ngo ntabwo wa masteringwa n'abantu babiri. Urabizi nta muntu ushobora kugira aba masters babiri cyarimwe. Uba ugomba kuba ufite time y'umwe ukamuhereza attention. So iri jambo bakoresha muri Bibiliya bavuga ngo ntabwo ushobora gusavinga aba masters babiri, baba bashaka kuvuga kuba slaves. Baba bashaka kuba ni ikintu kuba master ni nko kuvuga ngo ni enslavers, nyine nukuba umucakara w'ikintu. Okay, sibyo byiza? Nukuba umucakara w'ikintu. Ushobora kuba umucakara w'inzoga, urumva? Ushobora kuba umucakara w'irari, ugasanga ibintu urebesha amaso gusa bikagutwaza igitugu, ukagera ku rwego winjira mu byaha kubera ikintu wararikiye. Buriya kurarikira ntabwo ari ikintu cyiza. Buriya irari, Bibiliya iravuga ngo irari, ni Yakobo niwe wabyanditse, ngira ngo sinibuka, aravuga ngo irari riratwita rikabyara icyaha. Yego, so ibyo bintu byose, n'amafaranga ni muri iyo context. Niho Matayo atashakaga ko abantu bari umucakara w'amafaranga. Ni nk'uko ushobora no kuba umucakara w'inzoga ugasanga n'akazi karakunaniye kubera guhora mu nzoga. Yes, nicyo yashakaga kuvuga. Ntabwo yashakaga kuvuga ko gushaka ubutunzi ari ikintu kibi. Imana ihamagara Matayo kumukurikira. Uza akazi Matayo yakoraga,
Kimihurura. aha yari umusoresha urumva Matayo yari umusoresha. So Imana iramuhamagara iramubwira ngo nave muri icyo nakwita extravagant wealth, ave muri ibyo ngibyo kuri we abona nk'ubutunzi cyangwa nk'agaciro, kubera ko kuri we uko Imana yamushakaga yabibonaga nk'umwanda kuri we. Uzi impamvu yari umusoresha cyangwa se yari tax collectors, ubwo sibo basoresha, yakusanyaga imisoro n'amahoro, yakusanyaga imisoro n'amahoro. Uzi impamvu Imana yabibonaga nk'umwanda kuri we ikabimukuramo, kubera ko Matayo yari muri biriya bintu adafite umutima w'Imana. Noneho buriya birashoboka ko yaryaga n'uturuswa, yari yarabijandamyemo cyane, ahubwo yari yarabyangije, ntabwo yabikoraga uko bikwiriye, niyo mpamvu Imana yabimukuyemo. Urumva buriya wasanga nayo yakusanyaga atarayagezagayo yose, so kugira ngo Imana imukipinge imumentaringe yahisemo kumubera master. Urumva noneho imubera master, imwigisha ko umuntu atabasha kuba umucakara w'ubutunzi ngo abashe gukurikira Imana. Kubera iki? Yari yarabaye umucakara w'ubutunzi, ararikira amafaranga ku rwego atakoraga ibintu uko akwiriye kubikora. Nkabyo biri twahoze dutangaho ingero z'abica abantu, z'abiba leta, z'abagira gute. Abo bose Imana ibibona nk'umwanda ibyo bintu burimo. Erega ibyo abantu tubona nk'icyaha n'Imana irabibona. Imana izi kubona ko utatanze ubutabera, Imana izi kubona ko wibye, Imana izi kubona ibyo urimo. So Imana rero kuri Matayo yabibonaga nk'umwana. Yaba ba Petero yarabahamagaye, yaba bande yahamagaye, yashimye kubakura muri ibyo bintu kuko yabonaga ko barengereye ibintu barimo. Donc ibintu barimo ntago barimo kubikora mu mutima w'Imana ibishakamo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ntitugakore. Buriya ngo umugabo witwa Paul yari afite ubwenge bw'Imana. Umuntu nge navuga wari wuzuye umwuka wera kandi wabaye n'umwigisha mwiza ni Paul. Ko Paul yari umujyanama, Paul yari umukonsilita, Paul yakubwiraga buri kimwe cyose. So Paul yari kandi yabikoraga neza. Yego kugira ngo iki kintu nkwereke impamvu Imana yagiye ikura abagabo muri ibi bintu. Bibiliya iravuga, Paul yaravuze ngo umuntu nakora akazi ye gukorera ku gitsure cya shebuja. Urumva? Ahubwo akore nk'uko amabwiriza y'akazi avuga. We kubona boss agiye ngo wangize ibintu. So aba rero kubera ko batari bafite Imana, badafite umutima w'Imana, ibyara akazi byababereye umwanda. Yes. Ntekereza ko aho ngaho niho abantu benshi bitiranya kino cyanditswe bagashaka kukinterpreting uko kitari cyangwa kugisobanura uburyo butari bwo. Ngira ngo Imana igumugisha bivuze bimvuye ku mutima kubera icyerekezo cyaho turimo turerekeza. So uyu mwanya ngewe urimo ndakubaza ibi, ngerageje gusobanura ikiganiro cyanjye nk'uko nkivuga cyangwa uko kigarukamo kenshi. Nifuza ko abantu batera imbere, bamenye ibyo batari bazi. So ngirega umugisha kuba umunsi wenda urimo uravuga ku bintu uzi noneho no ku cyanditswe ukasobanura nk'umuntu ubizi kandi ahomekemo n'umwuka w'Imana. Ariko unyemerera ba abantu bacu dufite b'Abanyarwanda twita abaturage batuye muri bwa buzima bwabo, batabonye umwanya wo kwiga ngo bamenye ibyo twize n'ibyo twinjiramo, nutuye wumva rutuye tu business bakwiye gukora kugira ngo tubabesheho, babone ya mafaranga, babone bwa buryo na bwa bushobozi. Ko ndakubwira impamvu. Usikona umwana w'umukobwa cyangwa umumama, impamvu aribo ntanzaho ingero batanyumva nabi, nuko aribo bakunda kugaragarwaho n'ingaruka kenshi kuruta abagabo cyangwa kuruta igitsina gabo. Ahubwo urumva umwana w'umukobwa uzatungwa nuko wenda hari uwamuhaye, n'uwo mugore uzatungwa nuko hari uwamuhaye from Monday up Sunday. None nkasigaye nibaza nta kintu
kuko rimwe na rimwe hari igihe umuntu apfa mu bitekerezo ariko wenda abona nk'ikiganiro nk'iki akumva kibaye challenge kuri we utwo tu business abantu mwagize umugisha wo kubyiga kuko ntabwo umuntu ahita azamuka ngo ahita aba umuntu ukomeye. Yes, ibi biraza guhura n'ikibazo cya nyuma cy'abantu bakora business kandi batarabyize binakomeye. Ibi bintu bisa nkaho bigoyeho kubisobanura ariko muri bimwe naheraho kuri experience yanjye hari ikintu nabwira abantu mbere yuko ndi bugire inama aba bantu ngo bashaka utuntu dukeya bakora. Ntekereza ko icyambere ahubwo urimo kunyumva kumva neza. Ntekereza ko rimwe na rimwe hari igihe usanga bigisha leta ibishyiramo imbaraga gushishikariza abantu kwiteza imbere, bashyiraho ubushobozi, bashyiraho za VUP, bashyiraho ibintu byinshi bishobora gutuma bariya abantu bari mu buzima buri hasi buciriritse hatagira ababahohotera bitwaje icyo babaha. Nyine bagashaka ko umuntu wese yagira icyo akora, ariko tujya tubibona ko ngira ngo bitaragerwaho neza. So hari ikintu maze iminsi ntekereza bitewe n'abo mpura nabo n'abo nganira nabo, ndi muri position cyangwa se Imana yashyize muri position kuva kera yo kwisanga abantu bambwira ibintu bari gucamo. Bamwe mu bo tuganira abo mbona nakubwiye ko nkunda abaturage ko mbabazwa nuko badahabwa serivisi nanone akenshi usanga hari n'abo nsura mu mago tukaganira. Iyo uganiriye nawe njyewe mu bintu bambwira hari igihe unganirira nkasanga ikintu cyihutirwa atari ukukugira inama ya business wakora, nkasanga ahubwo ikihutirwa ari ukukuganiriza. Kubera ko buriya reka nkubwize ukuri imitekerereze ubwayo ishobora kukugiraho effect even nubwo waba ufite igishoro cyo gukora. So hari abantu barangije kudepressiona bitewe n'ibintu byinshi bitandukanye ku buryo akeneye kuganirizwa na mbere yuko umuha igishoro, na mbere yuko umubwira icyo ari bukore. Buriya umuntu utekereza neza, uri muri position utekereza neza, ubwenge bwe bumeze neza, niwe ubasha no gukora. Kubera ko niyo mpamvu ushobora gusanga umuntu ahera ku busa akagera ku kintu gifatika. Nuko uriya muntu ntago yize, nta nubwo yari afite igishoro gihagije, ariko icyambere yari afite inzozi z'ahantu arimo kujya. Arimo arahareba, si ukuhareba ashobora gutinda mu nzira ashaka inzira yo kugerayo agatinda kugerayo, ariko amaherezo akazagerayo. Kubera iki aharimo kugera hareba. Ariko hari abantu noneho bari ku cyiciro cy'uko n'ibitekerezo byo gutekereza icyo bashaka kugeraho ntacyo bazi. So mbona icyambere ari ukubanza kuganirizwa, kuko umuntu agera kuri iyo point bifite impamvu nyinshi kandi zitandukanye. Hanyuma nyuma yo kuganirizwa ukagenda wigisha umuntu bitewe n'icyo ubona yabasha we. Yego, kuko uyu munsi mbabwiye ngo mukore koperative, muteranye amafaranga, mukore iyi business, bamwe bashobora kuvangira abandi ntibigerweho bitewe n'icyo kibazo. Ariko njye ntekereza ko hakwiriye kujya habaho ngira ngo ntago byagerwaho kuko ntago abakozi bose wenda leta yabona uko ibahemba, ariko hakenewe ikintu cyo kuganiriza abantu mbere yuko unashaka icyo bafasha, ukabanza ukamenya umuntu position arimo. Uyu munsi njyango tujya kwigira umusozo. Uyu munsi bivugwa ko abantu benshi bafite amafaranga ko bize business, sinuko bize icungamutungo, reka nkoresha ikinyarwanda, wenda nk'ibi mwize ndibuze no kukigaruka wenda nsoza. Noneho bivugwa ko abantu batunze amafaranga rero usanga bataranize, rimwe na usanga batarize, so bikarangira ahubwo aribo abantu bagiye kuyobora abandi bagize bate bize. Ugasanga umuntu ari gucunga umutungo ariko atashatse. Kuki atize gushaka umutungo akaza kuwucunga? Bizarangira aho utarize amusujuguje iki? Amafaranga. Ese n'amahirwe yuko ubona amafaranga, n'amahirwe yuko yakoze business nyine agahirwa bigakunda, kuko ari nabo usanga nkamwe mwagize amahirwe yo kwiga bafite principe zo bagiye biga mu ishuri, afati
kugira ngo mbone iseta nshobora gukoreramo ibintu n'ibi ndagendera kuri factors n'izi siko se bigenda abati kugira ngo business yanjye ikore akajya mu bitabo ukajya uwo muntu azadindira kuruta wa muntu watekereje kwikorera utuntu bikarangira anamuyoboye abaye boss. Iyi movement nta bibazo iteza ku bantu bakora business n'abazi business. Ibintu uvuze nibyo kandi ni nako kuri, ariko buri ikintu cya mbere nakubwira no ko inyuguti ziremera. Inyuguti ziraremera. Okay. Inyuguti ziraremera. Okay, ku giti cyanjye mbona abantu benshi bakora business bakaba successful batarize, mbabona nk'abanyabwenge cyangwa mbabona nk'abahanga. Uriya muntu iyo aza kuba yarize akaba yarabanje kwiga ibintu akora mbere y'uko abikora, yajyaga no kuvumbura, yajyaga kuba ageze kure cyane. Ubwenge ni iki se? Utekereza ko ubwenge ari iki? Ubwenge ntabwo ari ukukubwira, ntabwo ari ukuza ngafata note nkakwereka teori y'ibintu uko bikorwa, mbese nkakwereka inzira. Ubwenge ntabwo ari ukukubwira ngo uzaca aha ugere hariya, hanyuma nawe ukabifata mu mutwe warangiza ugatekereza ko ari ubwenge. Ntabwo ubwo ari bwo bwenge. Ubusa ubwenge buri mu kukubaza ikintu bakubwiye ukagisubiramo n'ubuhe bwenge. Barakikubwiye kugisubira. Ngewe ikintu narakikubwiye. Kuba nakikubajije ukambwira ko ukibuka, ibyo nibyo bisobanuye ko ari ubwenge se? Ahubwo ubwenge ni ukugitekereza. Kuko ibi twiga hari ababitekereje. Hari abantu bagize ubwenge bwo kumenya uko bikorwa, barangije bareba abatabizi badafite ubwo bwenge babishyira hanze barabibigisha, hanyuma nabo barabyiga. Cyokoze rimwe na rimwe kubera arrogance cyangwa se kwishyira hejuru, ugasanga umuntu aratekereza ko afite ubwenge kubaza ibyo bintu, ariko umuntu ufite ubwenge n'uwabitekereje wabishyize hanze ngo ubyige. Wowe kuba waramenye ibyo bakubwiye ni nk'uko umuntu afata inkuru mu mutwe nta gitangaza kirimo. Wariganye. Ntabwo ari ikibazo cyo kwigana. Bakubwiye inkuru, izo nkuru urazumva uzifata mu mutwe. Wamenye ibintu abantu ubu wayoberwa inzira kugeza mu mujyi iko. Impamvu nyine nuko wayiciyemo yize. Inzira barayikoze urahazi uzi kujya mu mujyi, ariko ntabwo ari wowe wakoze plan y'umujyi, ntabwo ari wowe watekereje ko inzira ijya mu mujyi igomba guca aha. Hari umuntu wicaye akora igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali. Umunyabwenge. Uwo niwe munyabwenge kuko yaranatekereje ashushanya Kigali abona uko yabimeze. So icyo ngewe mvuga ko bano bantu n'abanyabwenge ntimuzongeye no kubapfobya ngo nta bwenge bafite. Kuba umuntu ataragiye ku ishuri atazi kuvuga icyongereza neza n'igifaransa ntabwo ari byo bivuga ko adafite ubwenge. Bano bantu bafite ubwenge, ahubwo izo opportunities zo kujya mu ishuri batagize nizo gusa ubarusha, kubera ko iyo aza kujya mu ishuri wenda byari bigira icyo bimufasha mu bucuruzi bwe cyangwa muri business ze zikaba ziri ku rundi rwego. Maybe ashobora kuba hari abantu bamuriganyije ibintu bye kubera ko atarazi uko bikorwa. Maybe ushobora kuba waragiye umurya amafaranga kubera imisoro yakubwiye kumudekararira. Mu bamuhombeje nawe ushobora kuba urimo witwaje ko atabyize, nicyo gihombo afite, ariko ntabwo bisobanuye ko adafite ubwenge. Iyo ni side y'abantu babigezeho batarize. Ngewe ntabwo mbita baswa, ngewe mbita ahubwo ko ari abanyabwenge gusa bari bakeneye kugira ibintu bikeya bihugura kugira ngo bakore ibirenze ibyo bafite. Kuri side y'abantu twiga tukajya gusaba akazi, mboneraho kugira ngo mbwire abakoresha bamwe na bamwe, kutabona umuntu agukorera ngo umufate nk'umuntu udafite ubwenge cyangwa umufate nk'umuntu udafite ibitekerezo. Hari igihe ugira amahirwe yo kwiga
cyangwa se ntibibe n'amahirwe ukabirwanira mpaka ubigezeho, ariko kubera iki se ubundi ari ngombwa? Nuko nyine urimo urashaka kugira ngo ziriya uraza kumbabarira kubera ko ibintu byinshi nyine umuntu abajya kubivuga bikaza mu rundi rurimi kandi abantu turimo kubwira hari ururimi tuba tugomba gukominikamo. Niyo mpamvu njya kuvuga ikintu ukabona ndasa nkaho mbanje kugitekerezaho. Ari impamvu ni ukuvuga ngo hari imbogamizi abacuruzi bahura nazo umunsi ku munsi, zimwe twavugaga zo kugira ngo ugiye kugudekararira kwibe ugize gutya, buri muntu wese agenda guhombya ayo mafaranga arimo kuguhombya akagombye kuba kugeza kure. So twagiye kwiga kugira ngo twebwe izo mbogamizi zitazatubaho. Uzajye mu bintu ariko ufiteho idea, uzi nuko bikorwa, uzi n'inzira bicamo, ushobora gusoma ukamenya ngo ibi bintu ikuzanzaniye gusinya ndi nyiri kampani ndabisinya cyangwa mbireke. Uzi kubisoma ukamenya niba ashaka kukwiba kampani cyangwa adashaka kukwiba kampani. Niyo mpamvu tujya ku ishuri. Tujya ku ishuri kugira ngo tumenye amategeko n'amabwiriza agenga ibintu, ejo umuntu atazagukoresha amakosa ugasanga ibyo waruhiye byose urabitakaje. Ubundi niyo ntego yakagombye kubitujyana kwiga. Ibyo bintu turabyumvikana. Hagati y'umukozi n'umukoresha rero, hagati y'umukozi n'umukoresha, ari umukoresha yakagombye kuba yubaha umukozi kuko arimo kumufasha ibyo wadashoboye. Ariko ari n'umukozi yakagombye kuba yubaha umukoresha kubera ko we afite ubwenge bwo gutekereza umushinga munini wowe udafite. Byumvikanye neza, ngira ngo usubiza ibintu by'ubwenge y'umwana. So ikibazo cya nyuma, turi mu isi y'ikoranabuhanga kuko ngira ngo ubwenge bugiye gutangira gukora ni ubwenge karemano burimo buraremwa. Izo robo nizo zizajya mu nganda, ubu n'abagore b'amarobo bageze ku isoko. Umuntu ashobora kuraka gukunda akabati principe ntabwo nazishobora, ajya kwigurira robo y'umugore ko zirakora ibintu byose. Tugeze mu bwenge karemano, sibyo? Aho abantu bize ibintu byinshi, bize bagatakazamo imbaraga n'amafaranga, bizarangira ntacyo bibabyariye. Umuntu yatangiye kwiga, yiga bimugoye, agira amahirwe ku myaka 25 abarangije segonderi byagoranye, atangira kaminuza bamukubise imyaka 4 cyangwa ngahe, ageze muri 30 isi yatangiye gusaza. Nta mwanya afite wo kuzakoresha ibyo bintu kubera ko ubwenge karemano buri gukorwa. So no nkibaza ngo twinjiye mu bukungu n'amafaranga, amareta amwe namwe ari kubitegura, bari gushaka iyo nyigo, bari gukora iyo TID, barebe amafaranga akoranabuhanga tugiye gutangira gukoresha arakora gute. Ujya kureba urasanga niba tugiye wenda muri icyo kinyejana kimeze gutyo, hari abandi bari bize mbere bari no kuyasoza uyu munsi, bazagera ku isoko bagasanga ntacyo bashoboye. Uri kubyumva? None nsigara nibaza ngo abantu bize business, bize ubukungu, bize amafaranga no kuyacunga, hari mwabonaga ko byanze bikunze hari igihe kizagera isiga katikorosi mukisanga mu isi mutatekerezaga y'ubukungu murimo muriga n'amafaranga. Ngiye ku giti cyanjye ndi umuntu mu mitekerereze yanjye udatekereza ibintu ndora gusa, kuko kubera iki mpora nizeye ko ejo n'ejo bundi ibintu bihinduka. Ubaye uri umuntu nanjye gukoresha ijambo ritari ryiza ngo w'umuswa, nanjye kuvuga ngo ubaye umuntu w'umuswa, ariko winjiji, vuga injiji ntacyo. Yego. Kuko injiji ushobora kuba injiji muri bimwe uri umuhanga mu bindi. Buriya understanding yacu ku bantu baba badukurikirana nabireshya, ushobora kuvuga ikintu akumva icyo utavuze, reka bivuge muri ubu buryo. Kwibeshya kwa mbere kubaho ni ukwibeshya kuko uko ibintu bimeze uyu munsi ariko bizahora bimeze n'ejo. Uko ni ukwibeshya
kwa mbere kubaho. Mu yandi magambo, umuntu udatekereza impinduka aba yibeshye mu mitekerereze. Genda umuntu rero uhora utekereza ko umunsi ku munsi hagomba kubaho impinduka mu isi. Icya kabiri, ku bijyanye n'ikoranabuhanga, njye ntabwo nize kera ku buryo ntabonaga ko ikoranabuhanga rihari. Kuko njyewe niga n'ikoranabuhanga hari amafokatizi yo mu ikoranabuhanga. Ikoranabuhanga njyewe narabibonaga ko umunsi ku munsi rikura. Umunsi ku munsi rikura, hahandi ugera muri system ikakunanira kubera ko hari ibintu utazi, hari amasoftware utazi gukoresha. Kuko ibyo nabivuze ngendeye ku mabanki. Kuko nk'amabanki menshi uyu munsi arakoresha abantu bize bari muri domaine zanyu cyangwa bari mu icyo kintu sata mwizemo. Ariko nujya kureba uratangira kwibaza ngo niba hagiye gutangira gukoreshwa amafaranga cyane y'ikoranabuhanga. Ariko mwabyanga mwabyemera niko bizaba. Ese utekereza ko babakashiya abantu bose bakoraga transaction n'ibiki batazagabanuka? Oya, bazagabanuka, ariko ubundi nubwo ari imitekerereze myiza. Utekereza ko muri iki kinyejana tugezemo ntabwo ari igitekerezo cyiza gutekereza ko ushaka kuzakorera ikigo imyaka 30. Ntabwo ari igitekerezo cyiza gukorera ikigo imyaka 30. Ubundi kuki wumva ushobora gukorera banke imyaka ingahe? So kuba utekereza ko iyo banke winjiyemo uzayisohokamo ari uko ifunze cyangwa upfuye. Ubuzima bwawe muri banki, ubuzima bwawe umeze nk'aho wabugurishije muri banki, nacyo si igitekerezo cyiza. So umuntu wese mukaza akora, n'urugero wari uduhaye rwa banki, umuntu wese mukaza akora kimwe n'abo ba banki nyine babakashi ya system izahindukiraho. Ukwiriye kuba uri umuntu wicaye mu kazi ariko uzi ngo nshaka kuba nde. Ubundi kutabasha kumenya uwo ushaka kuba we nicyo kintu gituma ejo mu gitondo bakwirukana mu kazi kaburohuje. Niba ubonye opportunity yo kwicara muri position runaka, yicare mutekereza ngo se nubwo nicaye muri iyi position ngewe ndashaka kuba iki, ndashaka kuba nde, ndashaka kugera hehe hashoboka. Basi gerageza ugira inzozi urota, ayo ni amahirwe Imana ibiguhaye kugira ngo ukorere inzozi zawe, ubone inzira yo kugera ku nzozi zawe. So igihe system igusohoye hanze, urugero uba uvuga uti mfite ubushobozi bwo kwiyapudetinga kuri iyi system, wasanga ubu hari ababankiye bicaye hariya batangiye kwiga new system irimo kuza. Nabo batangiye gufata professional course barimo kwiga iyo system. Abo ngabo nababwira ngo courage, kuko ibyo byose bafite inzozi, bafite inzozi zo kwinjira mu isi y'ikoranabuhanga rishya. Uwo nta kibazo. Ariko niba wicaye hariya uvuga uti ngewe ndashaka kuzaba umukashiya kugeza mpfuye, urimo kwibeshya, kubera ko usibye no kuba umukashiya n'akandi kazi kose katazakoreshwa ikoranabuhanga karahinduka. For example, hari umuntu ushobora kuba yaravutse agasanga iwabo bafite company nyinshi zikomeye, bakazimuraga, sibyo? Uwo muntu siwe byoroshye katabivamo, ari ibye. Ariko uwo muntu iyo abaye nawe adafite inzozi, ibyo bamusigera birya bigashira kabimara, akaba nk'abandi bose agatangira kujya asaba abapangayi bakodeshaga iwabo. Ibyo ni ukutimenya, ni ukutamenya uwo uriwe, ni ukudatekereza, ni ukutagira inzozi, kamubyite gutyo. Umuntu wese akwiriye kuba ari umuntu ufite responsibilities. Niba utanafite responsibilities z'umuryango runaka ufite, ariko gira izawe, ni inshingano zawe nawe ubwawe kuba ushobora kwijyana ahantu hazima mu nzira nziza. Ngiye nuko nguko mbitekereza, ntekereza ko uko system igenda ihinduka, swat ushobora kuba uri umuntu witeguye kwiyapudetinga kuri iyo system, cyangwa uri umuntu wateganyije ukavuga uti ninsohoka nzajya, ukaba urimo no kubitekereza. Mw'ifaranga koranabuhanga hari abantu benshi barimo baragenda bavumbura amacoin cyangwa bakamayininga amacoin agiye atandukanye, wenda bikagora abantu kubyumva. Sigara nibaza ngo hari abazasigara nyuma, wenda mu rugero
bitcoin abantu benshi bakunda kuyishingira bakavuga ati abantu bayimayininze wenda natwe tuza kubimenya twayikuyimaninga rero umunsi navuga ntabo mubona mpamvu ndi kubikubaza nk'umuntu wize ibintu bijyanye n'amafaranga kugira n'umuturage udukurikiye cyangwa rubanda wenda rugufi cyangwa utarabyize utari muri iyo domaine sibyo hatari ko hari ibyo nkwiye kumenya n'ibyo ntakwiriye kumenya hano abantu ko bivuga nk'abantu babyize si ibisikamu ntabwo bishobora kuba ibisikamu noneho ukavuga uti uyu munsi reka mbikubwire gutya uravuga uti nabonaga n'ubundi byanze bikunze ikoranabuhanga ririmo rirakora ese nkasiga nibaza wenda hari ikintu abantu bari kumayininga twanavuzeho ubushize kitwa payi ariko hari n'ikindi kizashyita kirenze payi wenda hari n'izindi zirimo zirakorwa zishobora kuza nabonye n'abanyarwanda batangiye gutekereza gukora coin wa muntu udasobanukiwe ibi bintu kuri mwe amakuru mwumva mwamuha yamugirira umumaro nayahe buriya njyewe abantu natangiye nkubwira ngo inyuguti ziraremera abantu badasobanukiwe ibintu kenshi ntabwo mbagiraho impungenge kuko abantu badasobanukiwe ibintu baba biteguye no kubyiga ni nayo mpamvu n'aba bajura biba abantu batizi kuko aramushuka akamubwira ikintu kitari cyo akamusikaminga nyine nk'uko twabivugaga ni nayo mpamvu wumva abantu kenshi na kenshi bahora bagarura ijambo mu kanwa sikamu nuko ibyo bintu biba bimeze gute rero ni igihe haje ibintu udasobanukiwe ubu bisobanukiwe akabikoresha kwiba urumva kavuga ati kamufatirane ntabyo azi mbimurye sibyo ni urugero uko ngewe ndimo gutekereza ku bantu badasobanukiwe cyangwa se bamwe twavugaga ngo ntibize bano bantu bafite amahirwe kuko ntabwo batinya risike uramubwira ikintu ukamubwira uti iki kintu ukora iki kintu wowe upfa kumubwira ko kizamugeza ku nzozi zarota icyo kintu aragikora nibigera hagati kikamuhombera ariko azaba arimo kwiga buriya urimo guhomba ariko urimo ku experience ubu buriya abacuruzi bose uzi bakomeye cyangwa abanyabusiness uzi hano bakomeye muri Kigali umubajije akagusobanurira amafaranga yahombye ushobora gusanga aruta ayafite uyu munsi yego so rero ngewe abantu batize kenshi simbatinya kuko ntibatinya risk kandi iyo udatinya risk ugera kuri kuko niba ushoye amafaranga agahomba ukamayininga coin bakakwiba sibyo n'urugero ibyo ari byose uhombye amafaranga ariko urimo ku experience ubumenyi uko babikora noneho nta muntu uzagaruka kukwiba mu buryo yakwibye mu bushize kuko uyu munsi ikuzo nonyiba urumva ukanshuka ukambwira ikintu nkora ukanyiba ubutaha ndaza kumenya ubwenge menye nti ibi nibi ntibabivuga ibi nibi ntibabikora so nukuvuga buriya no guhomba muri business ubwabyo twebwe uko tubifata abantu baba muri business guhomba tubifata nka experience ntabwo tubifata nk'ikintu gishobora kuguhagarika gukomeza sinzi no byise minerivare so kuri side rero y'abantu biza ahantu mvugira ko inyuguti ziremera batinya risk kurusha abantu bose babayeho impamvu batinya risk nuko nibyo bintu aba yaratinzemo yiga uko abantu bahomba reka ikindi cya kabiri usibye no kwiga ibyo bintu akenshi impamvu abantu bize batinya risk nuko uyu munsi afite ahantu yicaye muri position avuga ati uru rupapuro mfite uzantunga niyo perspective iri mu mutwe we ku bintu bijyanye n'imibereho yumva ruzamutunga urupapuro ruzamutunga ariko bakibagirwa ikintu cy'uko napfa atazaruraga umwana we ariko nibyo none se ubu uyu munsi ubaye warize ufite akazi keza ukora ufite amafaranga utunze umuryango ugapfa simbikwifurije kuzapfa urumva ugapfa mama w'abana n'abana nta hantu wabatwaye ngo bageze urwo rupapuro wari wasigira rukabakorera iki rimwe na rimwe n'abatunzi izi mpapuro ari amanota ariho gusa nta bumenyi yego kandi njyewe ntabwo bimbwira ko kuba ufite 100% mu kizamini baguhaye ufite bisobanuye ko ibyo bintu bize
ntabwo ari icyo bisobanuye. Ibyo bintu narebye experience nze haba mu ishuri, nasanze abantu bamaze amasaha y'ubuzima bwabo yose bari mu ishuri biga, bakiga neza mu mashuri meza, bakabona amanota menshi, nasanze atari bo bafite ubwenge. ngira ngo icyo wenda na concludinga kuri icyo kintu uko mbibona, mbona abantu bize cyane bagira ikibazo cyo gutinya, bakumva ko bashaka icyubahiro cyane kurusha kugira aho bagera, akavuga wanyumva muri ibi bintu, najya muri ibi bintu bikagenda bitya. Kandi bagirana, abenshi banagira ikibazo cy'ubwibone, gutekereza ko urugero wenda ukangira nk'inama mu bintu, ugasanga bahora batekereza ko aribo bafite ubwenge, aribo bazi uko ibintu bikorwa. Ugasanga umuntu yananiwe kugira ikintu ageraho kubera ko ubwenge bwe buhora bumubwira ngo abantu uri umuhanga, ibyo uzi hano barakwemera, nta muntu ukwiriye kukurusha ibintu. Urumva, ugasanga uriyemera. Njyewe I'm sorry to say so, kuko hari akazi kenshi nagiye nkora, ugasanga umuntu mu kazi, urumva, n'akazi turimo ubwako nagakumva, n'ibintu ntago arimo kubikora neza. Hari umukozi twakoranye muri ofisi, yari yarazanywe na boss nyine like na head of finance, ariko head of finance abari muri ofisi yari yamuzanye muri ofisi yanjye of course, kandi aje nyine kwiga akazi, ntabwo yari akazi. Nkuko twese iyo tugera mu kazi bwa mbere ntabwo tuba tukazi, tugenda twiga, kandi tukigira ku bandi tuhasanze. Kuko yari yarazanywe na boss yaramuteguye kumunsimbuza, rero birangira aho bimenye, ahubwo ugasanga arakitinga nk'umuntu ubiza, arashaka kungereka akarenza z'ibintu. Biza kurangira nako kazi atakabonye uko ikizamini cyaramunaniye. Icyo bivuze, hari umuntu kwiga ko bimubera ahubwo imbogamizi yo kugira hagera, ugasanga afite ubwibone. Kandi buriya reka nkubwize ukuri, kugira ngo ugire icyo ugeraho ni uko uri umuntu wiga ibintu byose bitandukanye, wemera kwigira ku bandi. Kamvuge gutyo, niba umuntu yaragutanze mu bintu afite icyo abiziho ntacyo ubiziho, byemere ko ntacyo ubiziho. Ariko ubu ngubu ninza ntisangira umuntu wicururiza hariya, ugasanga cyangwa mu bindi byo byose biri technicals, ugasanga ndimo ndashaka kanyigisha, nago ndi buze ngo mwicare iruhande nkubwire nyigisha ukuntu editinga, nkubwire nyigisha ukuntu bakoresha iyi software iyi ni kuri machine, nzi kutize utize nyine ngo udafite amashuri nk'ayanjye, mpita mvuga aransuzugura. Amashuri yose nize amenye ko ntazi ibi bintu. Urumva, ni nayo navuga, ni nacyo kibazo gikomeye ahubwo gihari, cy'abantu bagenda bakiga inyuguti zikabaremerera, bakajya bumva bahetse ibintu bikaze, ariko ari inyuguti gusa. So urakoze. Abantu bakwemereye payes, hari uracyamayininga? Nari ngiye gusoza ikiganiro nakubajije payi ugeze uramayininga, kuki siri ngira ngo wemeye kumayininga kandi uri mu mpuguke, ngira ngo impuguke zo zarabikwepye zanze kumayininga payi. Ase ngo wazembi simbizi niba ndi bugusubiza, ariko wenda apfa kumbaza. Ubu ngira application nyinshi muri telefone, harimo WhatsApp, harimo Facebook, harimo calculator, harimo kalenda, harimo utuntu twinshi reka ntabwo natuvuga na TikTok harimo ama apps menshi. Izo zose ziri muri telefone yawe? Izo apps zose ziri muri telefone yanjye, most of them zimarira umuriro, zintwarira amafaranga, kandi ntabwo nta kintu na kimwe zinyungura. Urumva, usibye gusa kuba najyaho nkarebaho, ariko iyo ndebye byose bimfasha iki? Usibye kumenya amakuru, nkamenya ngo hahiriwe bimeze gutya, nkamenya ngo runaka ari muri iyi position, nkamenya ibintu biri aho bitari bunyinjirize.
none niba ngewe narumvishije umuntu avuga application, iyo application ikaba itari bwuzuze telefone yanjye, iyo application ikaba itansabye igishoro kugira ngo ni downloading, hari internet isanzwe nk'uko downloadinga n'izindi, intwaye iki muri telefone yanjye. So icyo nkora jewe nuko iyo numvishije umuntu avuga ikintu njye ngira amatsiko cyane, iyo numva icya mbere n'icyanatumye nyi downloadinga Pi. yego okay, mumwita Dr. Musaba ariko ngiye nkunda kwita umuntu izina rye ndabikomeye cyane. Okay, so izina rye urarize? Yitwa Robin. Reka naryo nagari ni ryande? Reka rikomeza ariko kubera ko turi mu kiganiro ko naryo si iryehe. Ye niko numvishije avuga na rindi numvishije ariko avuga. Jewe mwumva numvishije ibintu avuga biza. Kandi numva nta nubwo abizi gusa, afite n'ubwenge mu byo avuga. Bwa bundi wavuze kare? Yego. Hanyuma si itegeko ko nemera ibyo avuze ngo mugendereho, cyane ko nta nubwo nigeze nza kumubaza cyangwa njye kumushaka mubaze ngo none se nyishyire mu ngo cyangwa mbireke. Urumva? Njyewe nanjye nk'umuntu utekereza ufite ubwanjye bwenge, kuki cya kintu yavuze ikintu kiri muri Play Store nta ruhushya nsaba umuntu kujyayo, kuki ntajyayo nkakizana nanjye nka verifyinga icyo kintu nkazamenya ko hari icyo kimaze cyangwa ntacyo kimaze. Ngiye rero ndi umuntu nakubwiye, ndi umuntu ukunda kwiga, ndi umuntu ukunda kwigira ku bantu, gusa iyo uvuze ikintu ushobora kukigerageza nanjye nkareba ko hari icyo kimaze, nasanga ntacyo kimaze nkakireka, nasanga kikimaze it's good. Ntabwo jewe ngira ibitekerezo byo kwandamayininga ibintu byose ntazi ngo numve ko atari byo. Ntabwo ibyo nzi ari byo bifite ukuri gusa, hari n'ibyo ntazi abandi bazi. Ni ibyo nyine bwaho guha Pi zawe baziguhe, urabaha wallet? Ndayibaha pe. Ndayibaha abantu bazinsezeranyije rwose, noneho mwamusezeranyije Pi ubwo muraza kumuha Pi cyane ko njye nta nizo mfite. Wabonye migration ebyiri? Ebyiri se z'ubura zarageraga. Urumva watinze kumenya Pi? Igihe natinze kubimenya. Cyangwa nawe mbere warabyumvisha urabikwepa? Ahubwo njyewe uzi ikintu kiri kuntangaza. Natangajwe n'ukuntu abantu bose bari babizi ari njye utabizi njyenyine. Nibajije byaberagaye. Cyokora icyo namenye sinkiteho singiha attention ni Bitcoin. Kubera? Bitcoin nayimenye 2021. 2021 nayumvanye umukozi. Nari mfite umukozi wo mu rugo. Niwe nayumvanye. Ngiye kubera ko ndi umuntu ubuciringa n'abantu bangiye nawe twaraganiraga. Arambwira ariko ati hari ikintu cyitwa Bitcoin. Ayo makuru nkanayumva abantu bayavuga gutyo. Wasanga impamvu utabyemeraga atari impamvu y'impuguke zidashaka kumenya ibintu. Naga cyari icyo kibazo nari mfite. Nari mfite akazi ka stressinga cyane. Okay. Ku buryo attention yo gutekereza ku bindi bintu ntayibonaga. Noneho umwanya wo nakabaye nicara ngo menye ngo ibyo bintu byitwa Bitcoin ni ibiki mbyigeho, ntabwo nari ngufite. Ariko numva arabivuga, arabinganiriza, urumva? Ambwira ngo ukuntu bibyara amafaranga. Ngewe ijambo namubwiye nk'umuntu ugerageza kujya kuri internet nkarebaho utuntu dukeya. Naramubwiye ariko ibyo bintu ndabyumva bishobora kuba bifite umurongo muzima. Urumva? Ndamubwira niba uko nguko urimo kubivuga ariko biri bikomeze wowe bikore nta kibazo. Ngewe rero ntabwo nari mfite time yo kubifokasingaho, yo kubishaka kumenya ngo ni ibiki, cyane ko nibwo ibintu by'amakoini byari bikiza, abantu benshi babivugagaho ibintu bitandukanye, babihuza na pyramid network, babihuza n'ibindi bintu byabaga byarambuye abantu mu mujyi. Noneho wakurikiraho umuruho abanyarwanda tuba twararushye kuko
twabaye mu bukene bw'igihe kirekire umuntu yatekereza ko icyo yagezeho cyose yishyura kuya agatekereza ati ibintu s'ubwo wowe byapfa kugukiza gutyo gusa bibaho ngo ni iby'ubuntu ngo ibyo bintu by'ubuntu babyita ibintu ngo kuki ngo mukunda amafaranga y'ubuntu ngo n'ay'ubuntu ubundi ku rundi ruhande ugatekereza ko ari urusimbi rumva kandi koko ni n'urusimbi ariko ntitubi ni urusimbi rwiza wenda rudakora ibyaha hakaba hano rurakora ntihari ibigo njye mbona hano bizakora nk'urusimbira za betingi ntizikora hano buriya rero ibintu by'urusimbi ahubwo cy'ibyo leta itabifunga ubwo biyifitiye inyungu ibi bya payi nibyo bitabifitiye inyungu no ashobora kuba ari uburyo bwo kubibyaza inyungu butarubakwa erega buriya ibintu byose bigufitiye inyungu hari igihe utaba ufite ubushobozi bwo kubibyaza inyungu umbwije ukuri ntuguke ntabwo mwamworoshye ntuzavuge ngo ikintu cyose umuntu yaketse kuko kitamufitiye inyungu hari igihe aba adafite ubushobozi bwo kukibyaza inyungu ako kanya kandi koko twese turabizi kuvuga ngo niba ruriya rusimbi rufite ukuntu rubyarira inyungu leta nuko bicaye bakabyigaho bakareba ukuntu barubyaza inyungu bakarushyiriraho amategeko n'amabwiriza rugenga ariko rutuma abantu bahomba nta muntu waje kumpa ikiganiro ambwira ko betingi yatumye agurisha inzu ye na n'uyu munsi abantu bahomba ibintu byinshi abantu bahomba ibintu byinshi bitandukanye kubera ibintu nk'ibyo ngibyo umuntu hari noneho ngenzi umuntu wahombye amafaranga menshi cyane amera nk'umusazi ayahombejwe n'iki abatekamutwe baramubeshye ngo bamujyanye muri bizinesi yo gucuruza amabuye y'agaciro ibyo bintu n'ubizwa byahombeje abantu benshi bakagurisha n'imitungo ni ukuvuga ngo hagiye habaho scams nyinshi zituma abantu barwara ihahamuka ku buryo niyo ugiye kwinjira mu kintu nk'icyo ufata nk'urusimbi bisaba kubanza kwitonda ukabanza ukamenya icyo ari cyo ntabwo ari ugupfa guhubuka ngo ujye mu kintu icyo ari cyo cyose waje kubimenya se nawe birangira ibyo bintu bya bitcoin rero narabishatse mu mutima wanjye nshaka kuba nakwicara ngafata computer nkamenya bitcoin icyo ari cyo ariko kubera akazi nari mfite nta nubwo nabashaga no kwinyeganyeza naburaga n'umwanya wo kurya ku buryo mu mpera za 2021 mu kwezi kwa 12 nagiye kwa muganga barambwira ngo mfite icyo bita burnout syndrome abaganga icyo nicyo barakizi burnout syndrome ni bimwe muri bya ni kwa kundi ujya kubona ukabona ngo umuntu ngo yarari mu kazi ngo umutwe uramurya arapfa burnout syndrome niyo ibitera kubera akazi nyine nari mfite ko kanganaga kari kenshi katampa n'umwanya navaga mu kazi numva umutwe undya nta kindi numva nshaka gusinzira gusa ku buryo no kuri telefone byarangoraga nicyo cyatumye rero ntagira amahirwe yo kumenya kuri bitcoin ibintu byinshi ariko njyewe payi ntabwo nigeze nyumva no mu matwi yanjye amutarengewe nayumvishije ejo bundi nta n'iminsi igahe irashira yego ni iminsi utangira kwibaza ku cyaro benshi bafite payi ngiye nkaba ntayigira ahubwo byaciye no si n'ikibazo cya nagiye kubona mbona ndimo scrolling mbona aba youtubers bose bafiteho logo ya payi sinari nzi rero icyo ari cyo ndavuga ariko se iki gishushanyo kiri ku ma YouTube yose what's the base bituma mfungura ikiganiro ngo numva icyo kintu nafunguye ikiganiro ngeze ku ihumure kubitanaho amusawo warimo kuvuga ngo nta nubwo nabyo yavugagaho yavugaga ikiganiro cy'ubukungu niyo mpamvu nabaye interested nkurikira ikiganiro cy'ubukungu gishoje aravuga ngo rero ngo payi ngo uyishaka wajya muri Play Store ukadownloadinga app ndavuga se iyo app imeze ite sasa mba interested kujya kudownloadinga iyo app ngo ndebe ibyo aribyo hari fero code wigeze app nta muntu n'umwe nzi mu matwi yanjye wigeze umbwira ngo payi yaza kuba yarabimbwiye se nari buvunike njya gukora ubushakashatsi ntari umubaza ntibya bintu wambwiye ko nabyumvishije aha n'aha bimeze bite urampa warete ndayiguha nayo mwakoze cyane reka tubashimire Imana iwo mugisha naho utaha mwakoze cyane rero ndabashimiye mwese aho twabanye muri iki kiganiro nk'ibisanzwe nari Kuzo Emine ari kumwe na Foibe Phoebe like Shema Investment Company ni company uri bwinjiremo ukabona serivisi zigiye zitandukanye bijyanye n'ibyifuzo byawe ni ku banyamahanga ni ku banyarwanda cyangwa se n'abanyarwanda bo mu bihugu by'amahanga. Shema Investment Company tugira serivisi zitandukanye harimo serivisi za banki, serivisi z'irembo ndetse na serivisi z'ubukode, serivisi zo kugurisha ndetse na serivisi zo kugura.
ahangaha niyo uri buze kugera ukeneye apartment yo gucumbikamo, cyangwa se wowe waba ufite apartment uvuga uti nkeneye abakiriya, uri buze kugana muri Shema Investment Company. Uri buze kubashaka kuri telefoni ikurikira ni 07 95 85 46 35, cyangwa se ubandikire kuri nimero ya WhatsApp akamenyetso ko guteranya 33 69 93 53 131. hanyuma muri Shema Investment Company tuguhe serivisi igendanye n'icyifuzo cyawe. Ku bantu bava mu bihugu by'amahanga baje mu Rwanda gucumbika cyangwa se gusura imiryango, tubaha apartment nziza yo gucumbikamo ndetse n'umuryango wawe. Tubaha ibyumba byiza byo kuruhukiramo kandi harimo ibitanda bigendanye naho isi iri kwerekeza ndetse bigufasha kuruhuka neza. Sibyo gusa dutanga, kubera ko mu gihe wowe waba ufite inzu yawe uri mu mahanga ukeneye umuntu uyikodesha, uri buze guhamagara cyangwa se uri buze kutugana muri Shema Investment Company. Wowe ushobora kuba ukeneye iyo gukodesha cyangwa se iyo kugura ndetse n'ibibanza bitandukanye, uri buze kuduhamagara muri Shema Investment Company hanyuma tugufashe. Kutugana muri Shema Investment ni ugutekereza neza, kuko nibyo biri buze kuguha umutekano wizewe ku bikoresho byawe, ku nzu yawe, aho kuruhukira ndetse n'aho umuryango wawe ushobora guturiza. aha twicaye rero tukaba twicaye kuri Golden Gala, ni ahantu ha fresh, ni ahantu heza cyane, ni ahantu bafite ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Bafite salle nziza y'ubukwe, bafite garden ya fresh, bafite sauna, massage, bafite bar resto, bafite piscine, ibikinisho by'abana, ndetse na gym ushobora gukoramo umubiri, ibintu bikagenda bimera fresh sana, umubiri wawe ukamera neza cyane. Bahere hano Kicukiro ku Muyange, aho zitwa Tekira. Uhageze neza ushobora guhamagara nimero 0788 58 99 39.